Kristo Yezu akuzwe bavandimwe banjye, nitwa Marie Clarisse Mukandengo, ndabashimira kuba mwiyemeje kubana nanjye, bahaye ikaze kuri channel nshyashya ya Mukandengo Marie Clarisse, abari basanzwe mumbona kuri channel ya Marie Clarisse Mukandengo, yagize ikibazo umuntu yagize gutya arayinyiba ntabwo iriho, niyo mpamvu mubona nahinduye indi channel. Muribuka ko natangiragaho ubutumwa bw'uburwayi bwo mu mutwe, akanya nk'aka ngaka rero iyi channel nshyashya reka dutangire ku ijambo ry'Imana, mu gihe channel ya Marie Clarisse Mukandengo itari yajya ku murongo, reka tujye dufatanya kuri iyi ngiyi, nayo nisubira ku murongo tuzasubira kuri bya biganiro byacu twari turiho by'uburwayi bwo mu mutwe. Reka dufatanye ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi y'abakwemera Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Sinshobora kwicuza ibyaha, Nyagasani, byanakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya ntuzukandengera iteka, kandi abyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe, amina. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ibuka Yezu wazutse. Ujye wibuka Yezu Kristo wazutse mu bapfuye, kandi uvuka mu bwoko bwa Dawidi, nk'uko inkuru nziza namamaza ibihamya. Ni nayo mporwa ngatotezwa, nkabohwa boshye umugome. Nyamara ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa. Nicyo gituma nihanganira byose, mbigirira ab'Imana yatoye, kugira ngo nabo babone umukiro uba muri Kristo Yezu, babone n'ikuzo rizahoraho iteka. Dore ijambo rikwiye kwizerwa. Nidupfana nawe tuzabaho hamwe nawe. Nituba intwari hamwe nawe tuzima ingoma hamwe nawe. Nitumwihakana nawe azatwihakana. Nituramuka tubaye abahemu we azaguma kuba indahemuka, kuko ashobora kwivuguruza. Mwakire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turayisanga muri Timote wa kabiri, umutwe wa kabiri, umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 13. Kristo Yezu akuzwe. Reka twongere dusome. Bavandimwe, ujye wibuka Yezu Kristo wazutse mu bapfuye, kandi uvuka mu bwoko bwa Dawidi, nk'uko inkuru nziza namamaza ibihamya. Ni nayo mporwa ngatotezwa, nkabohwa boshye umugome. Nyamara ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa. Nicyo gituma nihanganira byose, mbigirira ab'Imana yatoye, kugira ngo nabo babone umukiro uba muri Kristo Yezu, babone n'ikuzo rizahoraho iteka. Dore ijambo rikwiye kwizerwa. Nidupfana nawe tuzabaho hamwe nawe. Nituba intwari hamwe nawe tuzima ingoma hamwe nawe. Nitumwihakana nawe azatwihakana. Nituramuka tubaye abahemu we azaguma kuba indahemuka, kuko adashobora kwivuguruza. Kristo Yezu akuzwe. Ni koko Yezu ntago akwiye kwivuguruza. Igihe cyose aba mu ruhande rwacu, igihe cyose ahora aduhamagarira kuza mu bwami bwe, kwamamaza ijambo ry'Imana, duhamya izuka rye, duhamya ibye byose. Mureke dukore uko dushoboye, kugira ngo tubashe gukorera Yezu wazutse koko,
akava mu bapfuye, tubashe kumuhamya mu bikorwa byacu bya buri munsi, tubashe kumuhamya mu migenzereze yacu ya buri munsi, aho turi hose duhamye izuka rye, aho turi hose duhamye ugushaka kwe, kandi tugerageze kuba indahemuka mu byo dukora byose, twirinde kwiyamamaza ahubwo twamamaze Kristo wazutse. Kristo Yezu akuzwe. Ngo nidupfana nawe tuzabaho nawe, nidupfana nawe tuzabaho hamwe nawe, nituba intwari hamwe nawe tuzima ingoma hamwe nawe, nitumwihakana nawe azatwihakana. Ese koko ntihari aho tugera buriya tukihakana ko Yezu yazutse? Ese koko isuzume nanjye nisuzume, irebe nanjye nirebe, kugira ngo turusheho kwamamaza Kristo wazutse aho kugira ngo twiyamamaze. Timote aratwigisha koko ukuntu tubasha kwitwara imbere ya Yezu, ukuntu tubasha kumuteta imbere, aho kugira ngo utete imbere y'umwana w'umuntu, uzajya ufata akanya usome ijambo ry'Imana, ubundi usenge, utete imbere ya Yezu, kuko Yezu afite byose. Igihe wabuze amahoro, igihe uri kugenda ukabona ntibiri kwemera, igihe cyose uri gukora ukabona ntibiza, egera Yezu, niwe mukozi w'umuhanga, egera Yezu, niwe uzakwereka icyo gukora. Ni ukuri inshuti bavandimwe, ijambo ry'Imana ni irinyakuri, ijambo ry'Imana ni irinyabuhanga. Umunsi namaze kubona cano ya Marie Clarisse Mukandengo yuko yinjiriwe n'abandi bantu, narihebye ndavana ese uyu muntu aje mu ruhe rwego, uyu muntu uri kumvangira ari mu biki? Ariko nasubije ubwenge inyuma, ubwo nari maze ukwezi n'igice nta muntu n'uyu n'umwe ndi kuvugisha, ubwo nari maze ukwezi n'igice nitekerezaho, na telefone zanjye ziri gukoreshwa n'abandi bantu, rimwe umuntu bakamubwira bati Clarisse ararwaye, ubundi bakamubwira bati Clarisse ntari mu gihugu, ari hanze, ariko njyewe ntabizi. Ubwo nabajije rero muri MTN na Tigo, nibwo nabashije kumenya neza amakuru y'ibiri kuvugwa kuri simukadi zanjye, amakuru y'ibiri kuvugwa ku buzima bwanjye. Ndavuga nti se uyu muntu koko arashaka iki mwokagira Imana mwe, ko ndi muzima, ko ntarwaye, ko ndi mu gihugu cyanjye, ko ntari hanze yacyo? Uyu muntu wagiye muri email yanjye, akajya kuri YouTube channel yanjye, akajya no ku manimero ya telefone yanjye, uyu muntu agamije iki? Nibwo rero maze kubona yuko bitari gukunda, ubwo nagiye muri RIB mbona ntago bari kubona neza uburyo yakoresheje. Mu gihe ngitegereje ko mpamagarwa nkaburana, nanjye nahisemo kuvuga ngo reka mfungure indi channel ya Mukandengo Marie Clarisse. Mbahaye ikaze rero nshuti zanjye, ntimuzambure, turakomezanya kuri uru rubuga, ntimuzambure, turakomezanya kuri iyi channel, ndahari kandi mu ijambo ry'Imana, nzi neza yuko ijambo ry'Imana rizadufasha muri byose. Kristo Yezu akuzwe. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubaho n'ubu n'iteka ryose. Amina. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.